turashobora kureba n'ubuzima bwa Yosefu. Yosefu nawe yanyuze mu kibaya cya Baka, kandi yari afite amasezerano y'Imana. Imana yamweretse mu nzozi icyo destine ye, icyo azaba, ko bene se bazamwikubita imbere. Amen. Murabona inzozi za Yosefu, ariko yanyuze nawe mu kibaya cya Baka. Yaragurishijwe. Inkuru ze murabizi ko ziri muri kuva itangiriro 37. Itangiriro 37 inkuru za Yosefu. Ubuzima bwe n'ubusoma uraza kubona nawe ko yanyuze mu bihe bitoroshye. Abavandimwe baramugurisha, batangiye gupanga uko bamwica, hanyuma bahitamo noneho kumugurisha n'Abayismaeli. Bamanukana muri Egiputa, noneho hagurwa n'umwe mu bakomeye muri Egiputa, Potifari. Ageze kwa Potifari naho ahura n'ibigeragezo. Umugore wa Potifari ashaka kumufata ku ngufu, bimuviramo kurangiza muri gereza. Nuvuga ngo ubuzima bwa Yosefu rero, mbere yuko aba minisitiri w'intebe wa Egiputa, biriya bihe byose rero byari kibaya. Ariko Yosefu yarazi Imana, niyo mpamvu ntiyigeze yitotomba, ntiyigeze anagira icyo bita rancune, ntiyigeze agira inzigo avuga ati je me vengerai, ngiye nikigira Imana ni mu buryo nzihorera. Ariko yarazi Imana, kandi Imana yabanye nawe no muri cyo kibaya. Nuriya Potifari ubwe yarabihamije, yaravuze kuva umweburaho yaje mu nzu yacu umusore, ibintu byose bifite umugisha. No muri gereza naho nago tumubona yitotomba, naho nyine Imana yakomeje kubana nawe. Amen. No mu kibaya cya Baka Imana yabanye nawe. Tuno gusa umurongo 39:23. Umurinzi w'inzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Amen. 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 Ngo Uwiteka yari kumwe nawe, hanyuma mvuge mwanumve. Kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Voilà. Nuvuga ngo ibyo yakoraga byose Imana yabihaga umugisha. Ibyo se yabikoraga hehe? Yari ku musozi? Hano, kuko hano ntabwo arazamurwa mu ntera ngo na Farawo ubwe amumenye. Tuanze kujya muri byinshi kuntu yasobanura inzozi n'ibiki. Murabona Uwiteka abanye nawe mu buzima bwose bwo mu kibaya, bwo mu geragezo. Nuvuga ngo Yosefu yamenye ngo ntabwo Imana idepanda naho turi n'ibihe turimo, Imana iguma ari yayindi. Niyo mpamvu rero nyuma y'icyo kibaya yazamutse umusozi w'icyubahiro nishimwe ku Mana, ko yanyuze mu bigeragezo ntiyigeze aheranwa nabyo. Yakomeje kuba uwiringira Imana, kizera Imana. Nyuma y'ikibaya igihe cyose no kuzamuka kandi umusozi, tukongera kuba mu musozi w'ibyishimo, umusozi w'ubwiza. Yosefu yaje kumenya ko wari umugambi w'Imana, kugira ngo Imana yemere ko anyura mu kibaya.
mu mvugo Yosefu asobanura ikibaya cye mu ibice 45 ureba amagambo abwiye bene se. Amen. 45 umurongo wa mbere tugeze ku murongo w'8. Yosefu ananirwa kwiyumanganya imbere y'abo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohore abantu bose bambise. Ntihagire umuntu uhagarara na Yosefu yirondorera bene se. Atera hejuru ararira, abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yosefu abwira bene se ati, ndi Yosefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera aravuga ati, ndi Yosefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare kandi ntimwirakarire, kuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana yo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Amen. Mwabyumvise? Nuvuga ngo aravuga ko byari ngombwa icyo kibaya kugira ngo ubwoko bw'Imana bugire gute? Bukire. Ngo nababanjirije imbere, kandi inzira Imana yashimye ko mbabanza imbere iriya nzira yo mu kibaya, iriya nzira y'ibigeragezo. Twavuga rero mu mvugo rero tumaze kumenya, Yosefu yahinduye ikibaya cya Baka amasoko. Amen. Amen. Atembamo umugisha. Kuko ibigeragezo bya Yosefu benshi muri twebwe banyuzemo byari kubaherana. Amen. Rero nicyo kibaya rero cya Baka, nacyo kiba gifite akazi kacyo, kiba gifite umugambi w'Imana uhishwe muri cyo. Haleluya. Bituma turushizaho kumenya Imana, tutamenye ku musozi tukayimenyera mu kibaya. Imana ishimwe. Rero la vallée de Baka a un but, ifite intego. Haleluya. Nuvuga ngo presence y'Imana tushobora no kuyisanga mu kibaya cya Baka. Rero Imana kuko izi byose, ibizi ni ryari umwana w'Imana cyangwa umukiranutsi ni ryari azatangira urugendo rwo mu kibaya. Imana ibizi. Amen. Tume muri Yobu ibice 5:18. Kuko ariyo irema uruguma, kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa, kandi amaboko yayo niyo akiza. Amen. Amen. Yobu mu gihe cye, urwego yari afite rwo kumenya Imana, we yarazi ko ibibi n'ibyiza bituruka kuri yo, sibyo? Ariko murumva ko byaramufashije kutagomera Imana. Ngo nibi bibi byaje, amen, ntago byatunguye Imana. Bishobora kuba byatunguye umuntu, ariko ntago bitungura Imana, kuko iyo itayitunguye ibizi n'iherezo ryabyo. Izi n'ukuntu umwana wayo bisohokamo. Yesaya 45:7. Ninde uhwanye ninjye ure mu mucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba, njyewe Uwiteka ninjye ukora ibyo byose. Amen. Amen. Bivuga ngo yaba umwijima yaba umucyo, nta na kimwe Imana idafite ubushobozi. Amen. Hanyuma reka rero twumve, mbere yo kureba ikibaya cya kabiri, twumve inama rero tuvana kwa Yobu 36:15. Irokora abarengana ikabakura mu makuba, kandi akarengane gatuma ibaziburira amatwi. Amen. Niyumva? Iyo mu migisha amatwi yacu atacumva Imana, Imana yemera ko twinjira mu kibaya ngo izibure
amatwi. Murumva rero ko ikibaya nacyo kiri muri gahunda y'Imana. Amen. Banze kumva mu bihe by'imigisha, banze kumva mu bihe byose bibashobokera bimeze neza, banze kunyumva. Ubu rero ndarekura ibihe by'ikibaya ngo nzibure amatwi yabo. Nuvuga ngo ari ibihe twumvira mu kibaya. Amen. Mu kibaya ntabwo haba gusa ibigeragezo, habamo imigisha. Siko byumvise. Aburahamu, umugisha watumye yinjira mu muhamagaro we wo kuba sekuruza w'amahanga menshi. Amen. Uwo mugisha yahuriye nawe hehe? Mwibaza ko yahuriye nawe hehe? Mu kibaya. Itangiriro 14:17. Tukwiye gutangira kubona ikibaya kukirebesha andi maso. Bivuga ngo ibigeragezo tutangiye kubirebesha andi maso. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanganira mu gikombe shave, nicyo gikombe cy'umwami. Amen. Amen. Bibiliya y'igifaransa avuga ngo la vallée de Chave. Unsomere uvuge mu kibaya. Atabarutse avuye gutsinda Kedorulawomeri n'abandi bami bari kumwe nawe, umwami w'i Sodomu amusanga mu kibaya shave, nicyo gikombe cy'umwami. Amen. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Hano nagwa araba Abrahamu. Aracari Abraham. Bivuga ngo ntabwo ari injira. Amen. Yarahamagawe ariko akeneye uw'Imana ikoresha kugira ngo abone kwinjira mu muhamagaro. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc Melchisedec ahura na Abrahamu he mu kibaya cya Chavé. Amen. Dusomere mu 10:19 na 20. Kandi Melchisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino. Yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati, Aburamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe, yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Amen. Amen. Murabyumva? Kandi batubwira ko Melchisedeki yari icyitero cya Kristo. Birantangaje ko batahuriye ku musozi, bahuriye mu kibaya. Rero mu kibaya ari imirimo Imana yakorera ihambaye. Amen. Ariko Imana yemera ko ubuzima bwawe bwinjira muri saison, mu bihe by'ikibaya. Haleluya. Kuko hariho indi grade ishaka kuguha, hari indi pete ishaka kuguha. Amen. Hari undi rwego ishaka kuzamuramo. Imana ikemera ko unyura mu kibaya. Nimufate Kristo mu kimo cya Melchisedeki. Bivuga ngo ni Kristo yahuye na Abrahamu muri icyo kibaya. Kuko Melchisedeki il était la préfiguration de Christ. Melchisedeki ntabwo ari Kristo, ariko ngo yari ikirano cya Kristo. Na niyo mpamvu Abrahamu sogokuruza w'abizera yamuhaye 1/10. Bivuga ngo Melchisedeki ni mukuru kuri Abrahamu. We yari aho rero n'uwo mugisha Melchisedeki wamwinjiza Abrahamu muhamagaro we wo kuzaba sekuruza w'amahanga. Amen. Nuvuga ngo rero ntabwo ari par accident, ntabwo ari impanuka yatumye bahurira mu kibaya. Imana ishimwe.
rero ubuzima bwacu bufite kuzamuka no kumanuka, ariko byose mu mugambi w'Imana. Amen. Kuba mu kibaya ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yakwanze cyangwa wakoze ibyaha, ntabwo ari byo. Hano turavuga ikibaya cyo mu mugambi w'Imana. Hari ikindi kibaya rero Dawidi atubwira, musanzwe muzi mwese, Zaburi ya 23:4. Naho hari ikibaya. Navuga igikombe uhindure ikibaya. Naho nanyura mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Amen. Dawidi aravuga iki? Ngo naho nanyura mu kibaya, igikombe twagirwe n'ikibaya, sibyo? Parce qu'en français bavuga ngo la vallée de l'ombre de la mort. Naho nanyura mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu. Icyo se kimeze gute icyo? Kubera iki muri icyo kibaya Dawidi avuze? Amen. Ngo kirimo ngo hari igicucu cy'urupfu. Kubera iki? Muribuka Dawidi ahunga Absalomu. Yavuye i Siyoni, yavuye ibwami, yavuye muri Yerusalemu. Anyura he? Yanyuze mu kibaya cya Cedron. Hari umugezi witwa Cedron. Amen. Nushaka kubimenya, ni kibaya cy'umusozi wa Elayono. Uvuye mu kibaya cya Cedron uhita uzamuka umusozi wa Elayono. Reka tubisome. Hanyuma murahita mumbwira, ese muri icyo kibaya Dawidi yarameze gute? Samweli wa 2:15-13 23. Bayita la vallée de Cedron. Hariho torrent de Cedron na vallée de Cedron. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisirayeli ikurikiye Absalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge. Nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Absalomu. Mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose. Nuko umwami asohokana n'abo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigayo abagore 10 n'inshoreke ze bo kurinda urugo. Umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Beti-Meruhaki batindayo. Nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi abakereti bose n'abapereti bose n'abagiti bose uko ari 600 bari bavuye i Gati bamukurikiye, banyura imbere y'umwami. Maze umwami abaza Itayi w'umugiti ati, wowe ni iki gituma ujyana natwe? Subirayo ugumane n'umwami, kuko uri umunyamahanga waje uciwe, subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha nte kukubwira ngo uzerekerane natwe hirya no hino? Ubwo ngiye kujya aho mbonye hose, subirayo usubirane nayo na bene so. Imbabazi n'ukuri bibane nawe. Itayi asubiza umwami ati, ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba ni kuba gupfa cyangwa kuba muzima, aho niho umugaragu wawe nzaba. Dawidi abwira Itayi ati, genda wambuke. Nuko Itayi w'umugiti yambukana n'abantu be bose n'abana bari kumwe nawe. Igihugu cyose gicura umuborogo n'ijwi rirenga, abantu bose barambuka, n'umwami yambuka akagezi kitwa Kidironi. Nuko abantu bose barambuka berekeye inzira ijya mu butayu. Amen. Amen. Mwabyumvise? None Dawidi n'abantu bose bari kumwe nawe bari mu situation. Dawidi nabo bari kumwe bameze bate? Nuvuga ngo baro barahunga urupfu.
none baranyura mu kibaya, sibyo? Bivuga ngo muri icyo kibaya babona urupfu gusa, kuko ntabwo banazi ko Abusalomu n'ingabo ze batabasangaho. Amen. Mwumva niba Dawidi yaravuze ngo nawe nanyura mu gikombe cyangwa mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, ko yarazi Imana, yarazi ko no mu kibaya naho Imana irahari, yamusize amavuta no mu kibaya irahari. Imana ishimwe. Nk'inkoni ye n'ishyimbo rye no mu kibaya azahumurizwa yuko azongera kandi kwishima abona ingoro y'Imana. Wayibise Zaburi ya 23 ntabwo atubwira icyo kibaya cyari cyo, ariko nutura ubuzima bwe, sibyo? Turabona ko yanyuze muri kiya kibaya kandi yari muri context yo guhungura urupfu. Bivuga ngo rero icyo kibaya kuri we cyariho urupfu. Ariko ikintu hano kidushishikaje niki? Ni rya jambo igicucu. Kuko ntabwo avuga urupfu, avuza igicucu cy'urupfu. Kubera iki? L'ombre de la mort, shadow of death. Kubera iki avuza igicucu? Ari mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu. Dore imisozi ko ikibaya, ni ukuvuga ngo hari imisozi. Bivuga ngo imisozi itandukanywa n'ikibaya. Sibyo? Nimba hari imisozi miremire n'ikibaya nacyo kiba kimanutse cyane, izuba ntabwo rikigeraho, kuko izuba rihagarikwa n'imisozi. Nimba ari imisozi miremire cyane, hakaba hariho n'ishyamba n'ibiki byose, haba hijimye. Hakurya y'imisozi hejuru hari izuba, ariko umuntu ari mu kibaya hasi, kuko imisozi ari miremire, we ntabona umunsi w'izuba, ahubwo abona igicucu cy'imisozi, kuko izuba rimurikira imisozi, wakabona igicucu cy'iyo misozi gusa. Ibyo wabyumvise? Ibyo simaze no kwibona nta mu Rwanda misozi. Iyo ugiye ahantu hari imisozi miremire cyane, wowe ukaba uri mu kibaya, izuba ntirikugeraho neza, ahubwo hari igicucu kibizengurutse icyo kibaya. Amen. Iyo uri mu kibaya rero, mu buryo bw'umwuka rero, iyo uri mu kibaya rero, amen, haleluya, ukwiye kumenya ngo ibyo byose bigutera ubwoba, amen, ni igicucu gusa. Kandi nta gicucu gihoraho, kibaho igihe runaka, hanyuma igicucu icyagiteraga kimaze kugenda n'igicucu urakibura. Mu kibaya rero ibitera ubwoba ntabwo bihoraho, agera igihe bigashira, parce que l'ombre n'est pas éternelle. Ibigeragezo ntabwo bizahoraho, hari igihe Imana izabishyiraho iherezo. Niyo mpamvu atavuze ngo nawe nanyura mu kibaya cy'urupfu, mu gicucu, kubera ko urupfu ntabwo ruzahoraho. Ariyo aravuga igicucu kuko ni ibintu by'igihe gito. None rero muvandimwe, haleluya, iyo ugumye hamwe, sibyo, izuba rero riragira, ukaguma hamwe, ukabona igicucu cyawe, sibyo? Igihe cyose izuba rero riramurika, ukabona igicucu cyawe, sibyo? Amen. None nushaka ko icyo gicucu nacyo kimuvinga, kideplasa, ugira gute? Nawe kuko aho ugiye nacyo niho kijya. Muri ya kibaya rero Satani ashaka ngo ugume wicaye, kugira ngo igicucu cyawe gikomeze kigutoteze. Ariko mu kibaya ukwiye kumuvinga, ukwiye kwideplasa, ukwiye kubuja. Bivuga ngo ukwiye kuzamura amashimwe y'Imana.
ntabwo ukwiye gufungiranwa muri ibyo bigeragezo hanyuma utangire kwitotomba, utangire kurira, utangire kugira umuciya. Ukwiye gutangira amen kwatura Imana yawe uzi. Amen. Hanyuma igihe Imana yagennye cya gicucu kikagenda, kubera yuko ikigitera Imana iba yakideprashije cyangwa yagikuyeho. Amen. Rero mu kibaya hari ibicucu bitubetera ubwoba, ariko tumenye ngo ntabwo ari ibintu bihoraho, ni igicucu gusa. Kandi igicucu igihe cyose gifite isaha yuko gishira. Amen. Uzajya ureba ibigeragezo nk'igicucu gusa gifite igihe gito, ntabwo bihoraho. Imana itegeka igicucu kiragenda. Imana ishimwe. Amen. Ce sont des ombres, ni ibicucu gusa. Wowe ukwiye gukomeza ugapraising Imana, ugahimbaza Imana muri icyo kibaya. Hanyuma isaha Imana igera, igicucu kiragenda. Amen. Ibicucu biragenda. Ce n'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Kuko Dawidi ntabwo yari uwo gupfa. Sinzapfa nzarama, niko yavuze. Namamaza ishimwe ry'Imana. Ibyo bigaragazo rero urimo, nimba uri mu bihe muri saison y'ikibaya, umenye ngo ni ibicucu gusa. Ariko Satani akabikoresha ngo gukange ngo Imana yakuretse. Ukwiye kumenya ngo isaha nigera ibyo bicucu nabira biratumuka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero igikombe cy'urupfu cyangwa ikibaya cy'urupfu, mwumva ko nacyo Imana ntabwo ikiturekeramo, kuko David n'a fait que passer avec sa suite. David ntabwo yagumiye muri icyo kibaya cya Kidroni, yarakinyuzemo azamuka umusozi wa Elayono. Amen. Mu kibaya ntabwo bahaguma, mu kibaya ni ukuhanyura. Ntabwo ariho hari imva yacu, ni ukuhanyura. Haleluya. Amen. Ntabwo uguma mu kibaya ngo wature. Ni ibihe runaka gusa yo kuhanyura. Hanyuma ibyo Imana ishaka kuhakwigishiriza nibirangira, Imana iteka ko ikibaya ugisohokamo. Imana ihabwe icyubahiro. Kugeza aho ibyo bibaye bibiri mwabyumvise. Amen. None tuvanye iki hariya mu isomo ya Dawidi? Ngo no mu kibaya ngo Imana irahaduha turahumurizwa. Ari humure. No mu kibaya ari humure. Ngo umwana wanjye uri mu kibaya turi kumwe nawe, humura sinakuretse. Ahubwo hari isomo nshaka kukwigisha, kugira ngo uzasohoke muri icyo kibaya ufite ubuhamya bwisumbuye, unkorere kurusha mbere. Hari indi revelation nshaka kuguha yondiwe. Amen. Udashobora kuyihabwa uri ku musozi. Amen. Ngo ta houlette et ton bateau me rassure. Ngo ijambo ry'Imana muri icyo kibaya ngo ryo duhumuriza. Haleluya. Imana yavuga ngo humura. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe birampumuriza. Hehe ku musozi? Mu kibaya. Ariko ibiteye ubwo mu kibaya mwenye ko ni igicucu gusa. L'ombre n'est pas éternelle. Dore mu mwanya izuba yari hari twabona igicucu cy'ibintu, sibyo? Ariko mu kanya byagiye. Na muri ibyo bigeragezo ni igicucu gusa. Wereka mu kanya gato uraza kuyibura. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Rero ikibaya cya gatatu nicyo tuza kurangirizaho. Cyo birashoboka ko ari ubwa mbere muzaba mucyumvise. Ariko ntabwo ari genda muri Bibiliya uyu munsi. Nuko gusa benshi ntabwo banakizi. Amen. Ikibaya cya mbere cya Baka. Icya kabiri cy'igicucu cy'urupfu.
ariko icyo giciro cy'urupfu kirenze icya baka, ubukana. Wanyumvise? Ikibaya cy'igiciro cy'urupfu kirenze icya baka, ubukana. Amen. Ni ahantu ugera ahantu ukaba uzi ko no gupfa wapfa. Amen. Imana igatubwira iti ntabwo ari urupfu, ni igicucu gusa, wowe wihangane. Haleluya. Ikibaya cya mbere ni amarira gusa, ukarira amajuru, ukarira kubera ko Imana yemeye ibi, kubera ko Imana yagize ibi. Ariko kiriya cya kabiri cy'urupfu, kiriya rero kiba kirimo ingorane zikomeye. Ariko inkuru nziza ni iyi, tukiri mu kibaya cy'igiciro cy'urupfu, sibyo? Nyuma y'ikibaya utungukira he? Umviriza, nyuma y'ikibaya cy'igiciro cy'urupfu, Imana ishize iherezo urwo rugendo rwo muri icyo kibaya, kuna gutuhatura. Uvuye muri icyo kibaya utungukira he? Tungukira ku meza. Turasome. Amen. Haleluya. Utungukira ku meza mu 5. Ugasanga Uwiteka bati, kaze mwana wanjye, wihanganye, watsinze ikizamini, icara ugaburirwe. Utungira ku meza yuzuyemo ibyiza byose n'amavuta y'ibyishimo agasukwa ku mutwe wawe. Nyumva ko uhita uhabwa anointing yindi yisumbuye. untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ba banzi bariho baragutera ubwoba mu kibaya, Uwiteka arakonora mu maso yabo. Usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Amen. 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 Hanyuma ikibaya kirarangiye cy'urupfu, hatangiye ameza y'ibyishimo, imigisha. Amen. Noneho mu mutima wawe hagahita hazamo revelation noneho y'iherezo ryiza rigutegereje. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Asome hariya. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Amen. Ibyo ni nyuma y'iki? Ikibaya. Ni nyuma y'ikibaya. Nidukwepa ikibaya nta meza tuzabona. Nidukwepa ikibaya, amen, nta herezo ryiza tuzagira. Niko iyi zaburi tubwira. Benshi bashaka ameza y'Uwiteka, ariko ntibashaka iki? Kibaya. Benshi bashaka kuzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, bakwepye kibaya. Ibyo ntibishoboka. Mwibuke bavandimwe, cya gicucu nako yes, cya gicu mu butayu cyayoboraga Abisirayeli. Ku manywa cyari igicucu, sibyo? Cyari igicu. Ku manywa cyari igicu, la nuit. Nijoro igahinduka inkingi y'umuriro. Amen. Dore iyo nkingi y'igicu ihagaze, cyangwa iyo nkingi y'umuriro, kubyo ku manywa ni inkingi y'igicu, nijoro ni inkingi y'umuriro. Iyo gihagaze bahita bashinga amahema yabo, ntago bengera kugenda. Hanyuma iyo gihagurutse nabo barazinga amahema yabo bakayikurikira. Sibyo? Nicyo cyayoboraga urugendo rwabo. Amen. Bivuga ngo ubwoko bw'Imana bugizwe no kumvira, kuko Imana niyo imenya ama steps tukiye kunyuramo. Ntabwo bibwira ngo sishaka kunyura mu kibaya.
nimba ivuga ngo umusozi fini, uro turatangira ikibaya, ntabwo ushobora kugikwepa. Uzaba umeze nk'Abisirayeli bashaka gukwepa ya nkingi y'igicu y'umuriro, none bagahaguruka itahagurutse, bagahagarara itahagaze, ntabwo bari kugerayo. Wabibize? Uriya ni isomo yuko Imana niyo itamo aho itunyuza. Muri kontekste yacu uyu munsi, Imana niyo itamo ibihe tukwiye kubamo, ntabwo ari twebwe. Imana niyo mugenga w'ibihe. Amen. Les saisons dans la vie d'un enfant de Dieu ne dépendent pas de sa volonté. Imana niyo igena ko hageze kuzamuka umusozi, hageze kumanuka ugatangira kibaya. Amen. Niyo mpamvu buri muntu wese afite igihe cyo ku musozi ubwiza, afite n'igihe cyo mu kibaya. Niyo mpamvu udakwiye gushaka ko abantu baba muri sezo imwe nawe, kuko ntabwo duhuza amasezo mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Amen. Ariko mu buryo bw'umwuka tukaba mu bihe bimwe, ariko amasezo atandukanye. Imana ishimwe. Imana ivuze ngo c'est le temps du réveil, ni ibihe by'ububyutse. Ibyo ni ibyacu twese nk'ubwoko bw'Imana, ariko hariho amasezo buri umwe wese abamo muri sezo ye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu uzumva umukristo umwe avuga ati ibihe ndimo, yumva akavuga experience ye personnelle. Imana ishimwe. Amen. Inkingi y'igicu ku manywa, inkingi y'umuriro nijoro, niyo yategekaga urugendo. Nishaka ko bahagarara bakamara ukwezi, bazamara ukwezi. Nta muntu avuga ngo ariko se tuzagerayo ryari kuri ritime. Nta n'umwe yari kuvuga ibyo. Nishaka ko mwamara icyumweru, bazamara icyumweru. Nishaka ko bamara ukwezi, ni ukwezi. Iriya nkingi niyo yaritmaga urugendo rwabo. Aho se tubavana muri Yesomo, si twebwe tuyobora urugendo rwacu, niyo iruyobora. Amen. Imana irabizi mu mwaka utaha nimba tuzatukiri mu isi, Imana irazi buri umwe wese saison azaba arimo, hamwe n'ibihe muri rusange. Ukwiriye kubimenya. Nimba uri ku musozi uyu mwanya, Imana ishimwe, winjoyinga umusozi, umere nka wa Petero, unezerwe ubwiza bw'Imana ku musozi. Ariko nimba uri no mu kibaya, ntucike intege, kuko muri icyo kibaya umaze kumenya ukuri n'ijambo ry'Imana tumaze kumva, ushobora kuhahindura amasoko. Amen. Haleluya. Amen. Ukahindura amasoko, ukawuzuza amazi imigisha. Birashoboka. Hanyuma twabonye ko nunyura mu kibaya noneho gikaze cyane, umenye ko ishyimbo n'inkoni y'Uwiteka ari ryo jambo ry'Imana, ko riguhumuriza. Kandi nurangiza icyo kibaya, hari ameza agutegereje y'icyubahiro, ameza y'umwami. Amen. Ameza y'abahambaye, ameza y'abanesheje. Hanyuma amaherezo rero y'ubuzima, imisozi n'ibibaya nibirangira, tuzarangiza mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Kandi ngo mu rugendo rwacu, amen, alléluia, la grâce et le bonheur, amen, nous accompagneront. Kukugira neza n'imbabazi bizatumaho iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Kumenya Imana ntako bisa. Haleluya. Twese hano ntabwo turi muri sezo zimwe, mwese afite sezo ye. Niyo mpamvu mubona bamwe bakamara ibihe runaka bijimye, wabyumvise. Ntuzajye ubacira urubanza, hari sezo barimo. Abandi bakishima bakanezerwa, ukibaza ibyo ari byo, nawe ukaba wavuga nka babandi
ku munsi wa Pentecote ngo banywe inzoga kandi mu gitondo ngo basinze, kundi umenye ko ari warasinda imigisha myinshi cyane. Urashaka ko amera nkawe kandi ari muri sezo y'ibyishimo, reka yishime. Amen. Hanyuma nawe nimba uri mu kibaya, amen, wibuke ngo ushobora guhindura amasoko. Kibaya cy'amarira kagihindura amasoko, kagihindura ahantu huzuye amazi imigisha. Imana yo ku musozi ni Imana yo mu kibaya. Haleluya, amen. Mwese abari baranyura mu bihe byo mu kibaya, mwese abari baranyura mu bihe by'amarira, mwese baranyura mu kibaya cy'ingorane zikomeye zirenze kurira, mumenye ko Imana yo ku musozi cyagiye ibintu byari bimeze neza, iracari Imana yo mu kibaya urimo. Ahubwo mu kwizera ugihinduramo amasoko, ucyuzuze amazi y'umugisha, imigisha isendere muri icyo kibaya, kuko Imana ni Imana ku misozi, ni Imana yo mu kibaya. Nimba ari n'ikibaya gikomeye cyane Dawidi yise kibaya cy'igicucu cy'urupfu, igikombe cy'urupfu, nyuma yacu hari ameza gutegereje, ameza y'ibyiza, ameza y'imigisha, kandi hari amavuta y'urundi rwego uzahita usukwaho. Haleluya. Gukorera Imana kwawe kukajya mu yindi level, ukajya mu rundi rwego. Haleluya. Ukabona Imana uburyo utigeze kuyibona. Haleluya. Ukayizera mu rundi rwego, ukaba wakomeza amavi aregarega, amaboko atendebukiwe, ukaba wakomeza aro banyura mu kibaya, kuko wakinyuzemo urazi uko bimeze mu kibaya. Uzakomeza bari mu kibaya, uzabwira mukomere, Imana iri kumwe namwe muri cyo kibaya. Nucika intege, niyo kwizerwa, niyo kwizerwa ku musozi, niyo kwizerwa no mu kibaya. Rero komera, nucika intege. Amen. Ikibaya si iherezo, uzagisohokamo. Haleluya. Umugambi w'Imana ntabwo ugiheramo. Ikibaya ntabwo ari imva yawe, ikibaya ni passage obligé ku bana b'Imana bose. Haleluya. Kuko nyuma y'ikibaya hari ibyiza. Amen. Ariko no mu kibaya mu gihe utarakivamo, udushobora guhinduramo amasoko, abantu bakabona uri mu bihe bikomeye ari kuririmba. Haleluya. Abantu bakabona ko uri mu bihe bikomeye ariko uracavuga ko Yesu ari umwami. Haleluya. Hanyuma abantu bakavuga ati ariko ntabwo tubyumva, uramune data, urazi ingorane arimo, urazi ibibazo arimo, ariko dore wagira ngo ntabibona. Ntabwo uzi ibyo ari byo. Ikibaya wowe urabona, wowe ikibaya, ariko wowe muri icyo kibaya yaginduyemo amasoko, akibonamo imigisha y'Imana. Ararumva ibintu wowe utumva, ararumva iby'Imana ivuga wowe utumva, kuko ntabwo uri muri icyo kibaya ngo ubyumve, we arabyumva. Umenye ko mu kibaya niwe Ezekiel abonye ubwiza bw'Imana. Haleluya. Yarazi ko buba gusa ahantu hirengeye, ariko yagusanze no mu kibaya, arapfukama, iradore, aramya Imana. Imana ishimwe. Hasigaye rero ikibaya kimwe rero, wenda uyu munsi uzari ubwa mbere ucyumva. Dufate iminota 10 tubanze dutekereze kuri ibi tumaze kumva. Imana ishimwe. Amen. Munyumve neza mbere ko dufate iminota 10. Uzirinde muri icyo kibaya, uzirinde muri icyo kibaya kwanduranya. Nta ba nyirabayazana, ni ibihe by'Imana yemeye kunyuramo. Ntiwanduranye, kuko amadayimoni yo kwanduranya abarekereje. Ugashakisha le bouc émissaire, mwayumvise? Iyo yita mu cyongereza scapegoat. Ugashakisha le bouc émissaire, aho bigerekaho. Ntabwo ari ibyo. Abanyamwuka ntabwo bamera gutyo. Ntuzagire wanduranya. Umenye ngo ni ibihe by'Imana kandi uzabisohokamo. Ukwiye kubyitwaramo neza, ahubwo ukahindura amasoko. Kandi ikibaya cy'amarira kikuzuramo imigisha. Imana ishimwe.
Haleluya, haleluya. Iyo umuntu w'Imana amaze kugendana n'Imana igihe runaka kitari kirekire cyane ngo umuntu yirate, ariko kandi kitari kigufi, wayumvise, ashobora guhamya yuko ibihe bikomeye Imana yamugejejemo, ibihe by'ibyishimo, ibihe byo kubona ubwiza bw'Imana, ibihe byo kubona ibintu bikomeye by'Imana, yabibonye avuye mu kibaya, yaririyemo amarira menshi. Ibyo mubimenye. Amen. Tufate iminota 10.